Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze kuri wowe wahisemo kubana natwe ni by'agaciro cyane. Ndagushimiye wowe wamaze gukanda subscribe. Kuri iyi nshuro rero tugiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke uri hano muri Kongo cyangwa se hano Goma. Ntabwo ibintu byoroshye kuri iyi nshuro, noneho abantu batangiye guhunga, amasasu ni menshi kuri iyi nshuro turi kuvugana, rwose ntabwo byoroshye. Ni byinshi rero tugiye kurebera hamwe, reka nyuremo mu ngingo z'ingenzi turaza kurebera hamwe. Ndaza kukubwira impamvu abanyamakuru batemerewe kuba batangaza ko M23 yaba yaramaje kuba yatsindira agace ka Goma. Ese umuntu uri gutangaza iyi nkuru afite ikihe kibazo cyangwa se araza guhanishwa iki? Ndaza kukubwira ko hari bamwe mu bantu noneho indi mibare mishya iri gutangazwa y'abantu bamaze kwitaba Imana muri uru rugamba rwahuriyemo n'ingabo z'igihugu ndetse n'indi mitwe yose ifasha iki gisirikare cya Kongo, ndetse aho barimo bararwana n'uyu mutwe wa M23. Ndaza kukubwira kandi yuko bamwe batangiye kuba bacika rwose cyangwa se batangiye kwaka ubuhungiro mu Rwanda, aho bigeze kuri iyi nshuro. Reka duhere ku kibazo cy'abanyamakuru. Ku munyamakuru ushobora kwibeshya byibura akandika nk'itangazo cyangwa se akandika inkuru kuri M23 avuga ko ishobora kuba yafashe kano gace ka Goma. Ese uyu muntu araza kuba yahanishwa iki? Muri biro hasohotse itangazo ribuza buri munyamakuru wese wo muri kano gace cyangwa se wo muri Kongo ushobora kuba yakemeza ko M23 yaba yamaje kuba yafata aka gace ka Goma cyangwa se n'utundi duce twegereye hafi yaho. Umuntu wese uzarenga kuri aya mategeko cyangwa se uzarenga kuri aya mabwiriza, nta kindi azakorerwa, azicwa n'igihano cy'urupfu n'ubundi yaje kuba azahabwa muri icyo gihe. Ikindi nuko nkuko mumenyereye n'ubundi izi ntambara iyo yabaye cyangwa se intambara iyo yabaye, akenshi u Rwanda ruhita rubizamo cyane, atangira kubigereka ku Rwanda cyangwa se bakavuga ko ari u Rwanda rubyihisha inyuma. Ese ni iki umuvugizi wa hano muri Kongo yaje kuba yatangaza? Hari televiziyo imwe yaje kujyaho mu Bufaransa avuga ko M23 ntayibaho cyangwa se nta nigeze ibaho, ahubwo ibi ari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ari zimwe ari inkunga iterwa n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo M23 ibeho cyangwa se ibe ihari. Ni byinshi biba yakomeje atangaza. Yavuze ko n'ubundi izi ngabo cyangwa se uyu mutwe bamaze bawurwanya kenshi bakawutsinda, ariko ukongera ukagaragara rero nta hantu uyu mutwe uba muri Kongo, ahubwo izi ari ingabo z'u Rwanda. Ibi byose yabivuze mu rwego rwo kugira ngo agaragaze ko u Rwanda rubyihisha inyuma, ariko mu by'ukuri ndahamya neza ko ibi ntaho bihuriye n'ukuri yaba yavuze. Ndetse hari impamvu turimo turavuga kuri ibi byose, nuko hari ingabo za FARDC zamaje kuba zahungira hano mu Rwanda kandi zimeze neza, ziri guhabwa imiti ndetse ziri kuvurirwa igihe. Ntabwo mpamya neza ko bibaye ariko bimeze. Izi ngabo zakabaye kuba ziri hano mu Rwanda, ndetse zimwe mu zindi ndwanyi zarwanaga ni M23 ziri gutsindwa. Twavuga nk'abo twakita ba mercenaries cyangwa se ubite izi ngabo ziba zigenga cyangwa se abacancuro aho bamaje kuba barambika intwaro hasi ndetse bagashyira ibikoresho byabo hasi, bakemera kumanika amaboko. Abo ngabo birimo birateganywa ko bashobora kuba guhera uyu munsi baraza kuba bari kubarizwa mu Rwanda, cyangwa se ariyo nzira baraza kunyuramo kugira ngo babashe kuba bagera mu bihugu byabo bagiye baturukamo. Murabizi ko u Rwanda ruri kwita ku ngabo zatsinzwe cyangwa se zabashije kuba zasaba ubuhungiro muri kano gace, aho buri wese ukeneye kuba yavayo ari kuza akaba ari mu Rwanda, ndetse u Rwanda rukaba rwamufasha rukabafasha kugera aho ubwabo bagomba kuba aho baturutse. Ibi ngibi UN yabishimiye u Rwanda kuba rurimo rurafasha aka gace cyangwa se aba basirikare bo muri kano gace baba batsinzwe. Reka mwibutse yuko Moscow irimo irakomeza kugerageza byibura ko yafasha aka gace cyangwa se yafasha
izi ndwanyi imirwano iri muri kano gace kugira ngo ibe yacogora. Murabizi yuko mu minsi yashije hagati yo ku wa gatandatu Moscow yari yatangaje ko M23 igomba kuba yahereza akanya cyangwa se ikaba yaha uburenganzira ku baturage bifuza kuba bava muri kano gace bakaba baza bifuza kuba bajya mu kandi gace cyangwa se bifuza kuba bahunga, ko yabaha uburenganzira cyangwa se ikabaha amayira bakaba babona aho bacikira. Ibi byo byari byemejwe ariko byaje kwidura kuba kaduruvayi ku munsi wo ku cyumweru mu kagoroba rwose nibwo intambara yaje kongera zuka biturutse kuri FARDC ndetse n'abamayimayi n'izindi ngabo zari zanze gushyira hasi intwaro, bituma rero umurwano wongera kuzuka. Byari mu masaha y'isa 8 n'igice gutyo kuzamuka kugera mu mugoroba, ari naho ibisasu byaje kuba byagwa muri kano gace ko mu Rwanda abantu bikabahitana. Byaje rero kuba byatuma Moscow iza kuba yasaba M23 cyangwa se M23 ko turisha rugamba maze bamwe mu bifuza kuba bava muri kano gace bakaba bagera aho bifuza kujya. Murabizi nanone ko kuri inshuro noneho ibintu byakomeje bigafata indi ntera hano muri Kongo, aho abaturage baje kwisararanga bavuga ko ibi byose nyine n'ubundi biri inyuma y'u Rwanda ndetse n'ahandi n'ibindi bice birimo birafasha M23 kugira ngo ibe yakomera. Ibi byaje gutuma rero aba bakongomani cyangwa se aba bantu bo muri kano gace bisararanga ndetse binjira aho twakita kuri ambasade y'u Rwanda ndetse na Kongo ku cyicaro hariya. Baje kuba rero bahatwika bikomeye cyane ndetse imodoka zaraho hafi barazishwanyaguza. Ibi ngibi ntabwo byarangiriye aho ngaho kuko baje kuba bajya no ku zindi ambasade nazo barazitwika ndetse n'ibindi bice byose, ibindi bikoresho byo muri ako byabarizwaga aho ngaho byaje kuba byahangirikira. Twavuga nk'amamodoka ndetse ama-ofisi, urumva niba batwitse nta na kimwe cyasigaye. Byaje kurangira rero bitwaye nabi aho baje kuba batwikana ambasade ya Amerika. Ese niki uyu mugabo Trump yaje kuba yavuga kuri ibi bikorwa byaje kuba byabera muri kano gace? Ese Trump araza kuba yakomeza intego ye nk'uko yari yatangaje avuga ngo asaba ko M23 yasubira inyuma, bitaba ngombwa bitaba gutyo bikaba hakoreshwa ubundi buryo? Ese biraza kuba byagenda gutereka dukomezeho gatoya ku ntambara noneho kuri iyi nshuro noneho aho yabaye insazi. Intambara yabaye insazi kabisa, abantu benshi batangiye guhunga bagana muri aka gace cyangwa se hano hafi rwose ya Kivu, cyangwa abandi barimo abandi barimo barahungira hano hafi ku mupaka kuri Petite Barriere bifuza kuba baza kuba bari mu Rwanda. Abo bahawe karibu muri kino gihugu, aho bari kubanza bagasakwa bakareba niba nta bindi bintu bafite bari kwinjiza mu gihugu, noneho bakaba bahabwa ubuhungiro muri kano gace. Ibi bivuze ko n'ubundi u Rwanda gikomeje gufasha iki gihugu, nubwo cyo gikomeza gusa nkaho kirushingi cyangwa se kirushyiraho ibibazo byose.